ribamari mwibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhururuke mana ndamureke bitekimwa ibiki wiriwe baha yego komera amakurura amahoro mwebwe mumeze mute si ibingibi se nubona iwanjye ukuntu haba hasa yego komanda biba byandaraye cyane yaragazari nyine pfa kuba amaze kungaburira ubwo biba birangiye tuba dupfanye uwo nguwo yongera kwitwa madamu kubakwa no kwihangana ku buryo zakubaka umuntu agasiga imisego ijwagaye kuriya umuntu agasiga ibintu muri saro kwe ntubone ko ari byo washimye mbese nawe iwawe ni uko biba bimeze buri wese agira urugo rwe uko rufata ntaho rero ariko nziko iwawe nje ntasanga ibintu bimeze buri wese afite uko yubaka rega zubaka kwinshi ubwo no mu buryo zubakwamo n'iwanjye birimo ubwo nyine none agendesheje ariko ntako ko William nari mvuye haruguru mu kanama ho gatoya ndimo kwerekeza mu rugo umeze ute mugabo wese azi ko mvaga mushaka namusize mu rugo rwose nta kibazo asigaye akwitaho asigaye neze neza ubundi igisobanuro cy'umugabo mwiza ufite ikofi ubirebera ku mugore ubone story ntago yakisondekana wenda ubundi yakwisondeka kuko utambeye yakwisondeka ahereye he ari inshuti wanjye ndabizi ntago yari none se wari ugiye kumurebera iki se mvaga mushaka se by'abagabo bari aho urabugira ngo byose ubimenye rero nanjye ndi gutaha tambike yatse kumureba se ndumva ariyo yaba ariyo gahunda cyese akaba nashaka yakwitayeho pe ariko ntugakore ku mugore w'abandi ngagufashe ese kare inshuti yanjye ari inshuti yose hari ibidasangiye ariko nta kintu ari kibimoze ariko kibimoze hanyuma yatero nakubwiraga nakubwiye ko mu itsinda ryo bubonemo 50 ariko numvaga nshaka nka 80 amafaranga ni menshi se ubuse uriya muntu wari wizeye ko aza kuyafata turamugenza gute kuriya ni umuvandimwe uramubwira uti rero hari umuvandimwe mwakurikiranaga uzi kwiringira amafaranga barangiza ku munota wa nyuma ngo urayabuze ndabyumva ni urumva iyo riske iri bubonekemo oya njye ndabyumva ariko nanjye nk'umuntu mukuru ntabwo nagukurira mu mwaka urabikora nk'inkotanyi cyane amafaranga yaguze umwana w'Imana ariko ntabwo biri mukuru ntabwo wayemo ubwo nta mafaranga nta mafaranga rega nanjye aho ndi gushaka ntabwo ndi gukora akabanza nibwongereho nkahita manuka nkagura bitanu byo kugambanira umuntu oya najya serivisi ntabwo ubugambane nuko ufasha umuvandimwe ukamukura ku mwanya wa 20 ukamusonera ukamushyira ku wa 3 uzi yuko arangije no kuyapangira uretse twe ntituri kuyapangira urapangira mu gihe kitari icyawe ariko we yapangiye mu gihe kiri umva amakuru gukora ibintu birimo ibintu by'ubwenge sibyo wowe niba nurese bitanu ubu nujya kuyamuha arayaguha basi nta wapi ntarabumwe ariko ndaba ngendeye mu kuri uko kuri se kungana n'ibihumbi 5 wagukora ariko kuki ushaka ko ubanza wumve twebwe turi mu bantu b'inyangamugayo baranzi kana k'Imana nta kuba ibihumbi 5 franga ni make ni make ariko nanjye wumve ko ari akabanza ngiye kugura ariko zikiyo kiro wese umugore wanjye Yesu bishimira izina rye ryiza ribamari mwibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhururuke mana ndamureke bitekimwa ibiki makurura William mbabarira umbwire hanasigaye cyuma cy'amasengesho iwanjye gute ikata ariko rero kuva ryarahuka uganire nk'imfura
kumva se muganye nk'imfura mureke kuba abantu b'abapfayongo ngiye mvuye mu nama ngo usize aha ngaha naje gusenga mu nama umugore karabaye urakize sheri ni ukuvuga ngo nakora urakize sho wanjye umugabo wanjye se ko narinzi wabaye pasiteri ryari wabaye umwinginzi ni umuvugabutumwa ni wabaye kuva ryari uyu mugore we yaraje kumbwira ahantu inama igeze itsinda sibyo kandi inama no gusenga bihuriye hehe no uretse nangize gahunda akimbwira ngo hari ibihombo biri kuboneka mu itsinda ryacu mise mvuga nti ibintu ntabituye umwuka wera naba nkoze amakosa kana kimana ko mwuzuri inshuti yanjye ko mwuzi imbaga zose zimariye mu gacupa wagarukiye imana ryari aya ariko iyo bakubwiye ngo uriya ntabwo ureba ko urugo rwanjye rugiye gusenyuka ariko nta rugiye gusenyukira mu rwawe urugo rwanjye rugiye gusenyukira mu rwawe hari icyo ubonye mpaye se madamu none nimba nava aha ngaha ukatugenderera ntabizi igihe nyiri urugo none se turi mu itsinda wari uzi ko umugore wawe ari buzangaha yaraje kumbaza ibyo mu itsinda siduhewe wanje kureba none se ngewe reka mubaze ko nari nzi ko wagiye nawe mu nama nari kubwira iki ko ndi bumuhe karibuje wari uzi yuko inama ije itarangira niyo mpamvu nawe tukubwiye ariko ubundi gitumo zabaye saa 9 nje saa 8 isaha se mu gikintu unguye gitumo usanze ndyamye usanze mwebwe se muhuriye tuzi mwako yego ya ko muzanye na William uzi n'ibindi jerekewe kuko ndi umuntu umugazi kwifatira imyanzuro Muhamane mukoresha ntungarukire iwanjye nimba nshobora buretse umva nimba nshobora kuva iwanjye ngusize mu rugo nk'umugore buretse niyo iwawe ugatuma mvuga cyane nimba nshobora kuva iwanjye ngiye uwo mwitwa ngo ni umugore yakingirwa umugore nawe ugahaguruka buretse nawe ugahaguruka ukajya none se William umugore wawe uyobeka kubusanya amafaranga mu itsinda inama y'itsinda niba naragiye kumubaza naragiye kumbaza nawe n'atanze ikintu kimbabaje mu rugo ibyo bera mu itsinda ikintu kimbabaje iyo tujye kurya mu rugo nta n'uwika ko hari no gusenga binabaho twirira gutyo kuryama ni gutyo kubyuka ni gutyo weze gusenga none ndakubaza ukama muratwo twari turi mu biki ko namwe muzanye mukadusanga urabeho ndamuguharira umugore wawe ubundi wowe rero kuturuna mu rwinjiro uko mubonye ibyo buri kwinjira twebwe turi kubasobanurira ibintu ako dusobanurira iki nyine William se si umusana